Jina la Yesu mundebere umuntu. No. Jesus! Oh shit! Icyo nakubwira nuko tugomba kuvana amanota meza ni Gisenyi. Garukiraho bavuga ko inahi Rubavu ari wawe w'impano. Ni gutera ubwoba kuko ufite impano ni uratambuka. Cyakivuza ni cyabwo twiyita tudakerera. Umva bro bimeze bitese. Harya man, sinerutse no witabira irushanwa rya Rwanda byagenze bitese. Ngewe ubu naratsinze, ngiye guhatana ku rwego rw'intara. Nanjye naratsinze bivuze ngo ubu turi kumwe. Yego rwose, ngariki Rusizi habaye abana bafite impano. Ibyo ntibigutera ubwoba. Abana b'Irubavu baradutinya, ahubwo twihute tudakerera. Bivuze ni ukuri tugende tuhagera mu bambere. Nkuko mubibona uru ni urubyiruko rwitabiriye Art Rwanda ku cyiciro cya kabiri ku rwego rw'intara. Baturutse mu turere dutandukanye. Murabona harimo abana bafite ubushyuhe. Iri ni irushanwa rije kubera inahi Gisenyi ku rwego rw'intara. Murabona ni abana bafite impano baturutse za Rutsiro, za Nyabihu, za Rusizi. Tutabatinde reka dutegereze irushanwa. Mbage comedy mbagwe dukunda cyane umwuhoro usetsa abajene comedy ze zirarenze ku mbuga hose yaratwitse mu mfata huko imbavu ziracitse ni uhoro usesa ibyana amaniga yo ntiwareba abaviye bo birarenze bo bashyizemo n'ibiceri byabo unabe wisiba YouTube ukore via kakanya sabuna yo ntuyicibwe like na share nabyo birasangwa hey. Mbagwe comedy mbagwe noneho twatangira nta kibazo twatangira uwa mbere naze Amazina yawe twande Nitwa Kirimendi aka Mbakwe. Waturutse mu kahe karere uje kutwereka iki? Abana turutse mu karere ka Rubavu nkabanje kwerekana impano yo kubyina. Watangira? Murakoze cyane. Sawa. Murakoze cyane. Nawe urakoze. Yes. Thank you. Ya nundi yaza. Amazina yawe witwa nde? amazina yanjye nitwa Bimana Santos Waturutse mu kahe karere uje kutwereka iki? naturutse mu karere ka Rutsiro ngenda umufotographe Watangira ukatwereka impano yawe. ariko muri yangana nibagiwe amafoto Ariko abafotografe bari hano ubwo so bazanye. Ndoberara. nazanye kamera Ariko ngaho ndi ndwara kwakiriye muri iro rushanwa. Uzi ibyo uri mu cyangwa. yareka nk'abafotora nkabereka ko mfotora amafoto meza Ngaho twereke. aho muhaguruke attention
Attention. ntabwo ufite. hari aho ugera ibintu bikagucanga ese kakurikaragira ku mutwe. ariko ibyo urimo urabizi wowe. ariko si umukameramani utazi kwatsa kamera wamaze. reka ye kuri ubu toka wetu muhereze toka wowe. No. undi yaza. amazina yawe witwa nde? Jewe nitwa Uwamahoro Christelle. waturutse mu kahe karere, ufitiye impano? Naturutse mu karere ka Rusizi, nge ndi umunyabugeni. tangira utwereke impano yawe nta kibazo. Murakoze cyane. Urabona ko iyi ni inyamaswa iri mu shyamba yitwa imbwebwe. Ikikijwe n'ibiti, ihagaze ku buye, imeze nk'aho igiye guhiga. hahiye koko. Iki ni ikindi gishushanyo. Uyu ni umukororombya uri mu kirere, hariho n'udusiga natwo turi mu kirere. Murakoze. ubugeni bwawe ndabukunze, nge nguhaye Yesu. nanjye simbishidikanyaho kubyo maze kubona, nanjye nguhaye Yesu. Murakoze cyane, murakoze. undi nawe yaza. amazina yawe witwa nde mukobwa mwiza? Amazina yanjye nitwa Mbabazi Aline. waturutse mu kahe karere? uje kutwereka iyihe mpano? Naturutse mu karere ka Rubavu, naje gukina inkinamico mbinyujije mu gusinda. noneho rero watangira ukatwereka. Murakoze cyane. Ngewe uko mumbona hano, wowe wakagabo we ugufashe. Jewe navuyeyo. iyo subirayo. Ugize ngo uriya mujaji namuhaye happiness ambwira ko nzatsinda, none ndatsinzwe, nzamuteza abayobozi. umva di ikosa naguyemo ubushize ntabwo ryakongera kumbaho. madam va mu maso. undi nawe yaza. amazina yawe witwa nde? Nitwa Usana Sekeza. waturutse mu kahe karere, uje kutwereka iyihe mpano? Naturutse mu karere ka Rusizi, ndi umusizi w'i Rusizi. watangira ukatwereka impano yawe. murakoze cyane. hahiye koko. umuvugo. ndebye hirya ndeba hino nsanga u Rwanda rutatse ibyiza, ndebye u Rwanda n'abarutuye, kwibohora mbiha agaciro, nibwo ntangiye mfata ingamba. ugize ngo urashoboye, urakoze cyane, urakoze. murakoze. ariko urareba abana tuba dukeneye mu marushanwa n'aba bose babibona nibo bana. n'undi naze dutangire. No. amazina yawe witwa nde? Nitwa ufite byose Nadia. mbe Nadia, uturutse mu kahe karere? uje kutwereka iyihe mpano? Naturutse mu karere ka Rubavu, urabona ko n'ingenda ari muto. Nge ndi umumoto. aho watangira kutwereka. Murakoze. Kwa jina la Yesu mundebere uyu muntu. No. We murambabarire. ariko ngaho waje kwerekana iki? Nge naje kwerekana impano yo kumoda kandi narangije kuyibereka. mu bigaragara nta mpano ufite. hari icyo naje kukubonaho, wowe uriyoberanya, wowe turagufata aho. Oya ntiwabura. Ugize ngo mbenda byamenetse we niyo wakinduranya nguruvu ukaza ng'umuzimu, nzahora nguhano.